Yes, amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwese mukurikiye Imbaduko TV. Mwakoze cyane kudukurikira. Ubu ngubu nkuko mubibona imbere yanjye hari umuntu ukora ibikorwa bidasanzwe, ni umuhanzi, ni artist. Tugiye kuganira atubwire uburyo akora ibi bintu, atubwire aho impano yayikuye, atubwire n'icyo bimutwara, atubwire byinshi cyane. Yes, natangira mutwibwira. Nitwa Uwiringiyimana Jean Claude. Izina ry'ubwaritiste akaba ari Geoffrey. Ubu ngubu ubaye ugiye nko gusobanurira umunyarwanda dukurikiye ibintu ukora, wamubwira ko ukora iki? Ngiye ngora ubuhanzi. Ubuhanzi akaba ari ubugeni. Tukaba dukora ibijyanye n'umuco nyarwanda gakondo. N'ibigezweho nabyo tukaba tubasha kubikora. Yes, tugusanze hano mu rugo ariho ukorera. Twabonye warakoze inuma, inkongoro, ibintu bigiye bitandukanye. Ese ubu bushobozi ubukura hehe? Ubu bushobozi urebye ni Imana isa naho iba yarabitanze. Kubera ko mu buzima busanzwe impano tuzikura ku Mana, niyo mpamvu ubona dukora ibintu bidasanzwe. Ndabona ari ukurema. Dusanzwe tuzi rero aba artiste batandukanye bagenda bakoresha ibintu bitandukanye. Wowe turabona ibyinshi mu byo ukora aha ngaha ubikora mu biti. Ese ni ibiti byonyine ukoresha? N'amarangi si cyane nayo ndayakoresha. Nkaba ngoresha n'ibitambaro. Nabyo ndakora ibintu byometse. Yego. Hari n'ibindi bitandukanye bitewe n'ibyo ukeneye. Yes, wowe rero ugiye gusobanurira abanyarwanda badukurikiye aho bari hose, ubabwire uti ngiye mfite ubushobozi bwo gufata igiti nkakibyaza igikoresho iki n'iki. Uragenda utubwira, uduha liste y'ibintu ufite ubushobozi bwo gukora mu giti. Ni ukuvuga ngo ngiye mfite liste y'ibintu byinshi bitandukanye. Nshobora gufata igiti nkagikuramo isuperi yo kuriraho. Fata igiti nkagikoramo inkongoro abantu banywesha amata. Mfite ubushobozi bwo gukora imbehe za kinyarwanda, wari umuco wa kera abantu bariragaho. Mfite ubushobozi bwo kuba nafata igiti nkagikuramo indebe ya kinyarwanda yo kwicaraho, no gukora saro y'indebe za kinyarwanda nkashaho n'akameza kare statike. Mfite ubushobozi bwo gufata igiti nkagikuramo inkoni abantu bashiraho amarido. Mfite ubushobozi bwo kuba nafata igiti ngakibyazamo indi mitako itandukanye. Byaba ari nk'ibikoresho, amasekuro yo gushiraho imashini bagasya, amasekuro ya kinyarwanda asanzwe. Hari n'ibindi byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo waba ukeneye, nabyo umuntu arabikora. Yes, ako kantu noneho ufite mu ntoki nagaki uri gukora? Aka kantu ndi gukora ni ishusho y'inkamiya. Ndi kubasha kuba nakora ingamiya. Urabona n'inyonjo yayo, ubwo nuko isura umuntu atarayitunganya neza ngo ivemo ari ifoto igaragara. Ubwo nicyo umuntu ari kubasha yatekenika muri iki giti. Yes, turi kubona hari ibikoresho ufite uri gukoresha bidasanzwe, twebwe ntabwo tubimenyereye. Ibi ngibi ntabwo ari ibikoresho wasanga ahantu hose. Wadufasha ukatubwira amwe mu mazina yabyo make, ukatubwira ngo iki ngiki ni cyitwa gutya ngikoresha iki, iki cyitwa gutya ngagikoresha iki? Murabona iki cuma mwatangiye nkoresha, ni ukuvuga ngo iki cyitwa uruhoro. Tukaba tuyikoresha turi kunogereza ibyo twabashije kuba twaramvagura. Iki ngiki cyitwa bire. Iki kimfasha gutandukanya mu maguru y'imbere n'ay'inyuma. Murabona iki gikoresho, iki nico gikoramo aha hasi mu ngongoro kiri gukata indiba. Murabona iki ngiki nacyo kimfasha gukoramo hano hasi ndi gucukura, kugira ngo hasi indiba ibashe kuba yaboneka, tubone uko ducishamo kino. Murabona ubu ni ubwato ntago burangiye. Nanone iki cyuma cy'uruhoro nicyo kibasha kuza gushiraho amaso, kugira ngo detail bigaragare ko ari ishusho y'umuntu. Urabona iki ngiki cy'icuma mubona, iri ni iranda rifasha kunogereza inyuma kugira ngo akazi ko gusena gahite cyihuta. Iki
cyuma mubona cyitwa bile. Noneho mu bundi kikaba kinitwa sizo. Ikintu cyo kimfasha kuba nacukuramo hano kugira ngo tudushusho tubashe kwinjiramo hano hasi bigaragare ko igiti gifatanye n'ishusho irimo. Iki cyuma cyo cyitwa guje pla. Iki kimfasha kuba nakora ahantu mu mbehe kugira ngo mbone uko ndi buze gucishamo uru rukwaruzu kuyinogereza. N'ibindi byuma nabyo bigenda byunganira ibingibi bisa naho bigenda byuzuzanya. Yes Geoffrey, urakoze cyane kudusobanurira kuri ibyo bikoresho ugenda ukoresha. Waba wicaye tena tukagenda tuganira ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ahangaha turabona ufite ibintu bitandukanye, wakoze ubwato, inuma, inkongoro, watubwiye ko hari n'ibindi bintu wagiye ukora. Nuko twageze ahangaha tugutunguye tukaba tutagusanganye ibikoresho byose, ibindi warabigurishije. Ubundi ugiye kutubwira noneho ujya kugira igitekerezo cyo gutangira gukora ubu buhanzi byaje bite kugira ngo wumve ko ufite impano ujye kubyiga? Ese warabyize byagenze bite? Ni ukuvuga ngo ibintu bikija kunzamo naricaraga nabona nk'ibintu biguruka, inyamaswa nkumva ndazikunze, numva nagira igitekerezo cyo kuba naziga muri Ekrodari nanjye nkabimenya. Icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 12. Ubwo biza kurangira nyize 5e primaire. Ubwo nyine umwana wo mu cyaro agira byinshi bimugota mu bijyanye n'amafaranga. Ubwo biba ngombwa ko ndaza gukomeza amashuri, nibwo nahise jya mfata ibiti nkakomagura bitewe n'icyo nabonye nkumva ndagikunze. Nyuma yaho ubwo nibwo naje guhura n'abantu bageze ahantu bigisha bansaba kuba nabegera impano yanjye nkayikuza. Byaje kuba ngombwa ndabegera barambugura. Nza kubihugurwa imyaka 5. Ubwo nabirangije muri 2012. Ubwo ntangira kuyikorera 2014. Ubu ni ukuvuga ngo mu mashuri asanzwe warize ugarukira mu wa 5 w'amashuri abanza, ariko ukaba uzi gukora ibingibi byose. Yes, nk'uko leta yacu bidushishikariza batubwira ko ari byiza kwiga ubumenyi ngiro ukagira ubushobozi bwo gukora ikintu. None wowe wabwize hakiri kare, none ubona kuba utarize amashuri asanzwe ukomeze urangize nka secondaire wige na kaminuza, ubona iyo uza kuba warize ukagera kuri urwo rwego byari bugufasha iki? Ubu ngubu iyo nza kuba narize nkagera kuri urwo rwego rwo kuba mfite n'ubumenyi bwo mu ishuri, ubumva nanjye nicaye hanze nkaba nkorera mu mahanga, nkaba narushijeho no gutera imbere mu bijyanye wenda n'ibyo nkora, ubumenyi bwanjye bukiyongera. Yes, tugusanze rero mu cyaro, ahantu turi ntabwo ari mu mujyi cyane ku buryo abantu bakunda kugura imitako. Ahangaha twavuga ko bahari cyane nk'uko bikunda gukoreshwa mu mijyi. Ahangaha ubona ari nk'izihe mbogamizi uhura nazo zo kugira ngo ibi bintu ukora bibashe kubona isoko mu buryo bworoshye? Ni ukuvuga ngo ahantu umuntu aba ari ntago baba bayikunda. Ni ukuvuga ngo wenda inkongoro ibintu abantu bakunda nibyo biba bituma umuntu yicara mu cyaro, no kubura ubushobozi bwo kuja ahantu h'umujyi hagaragara abantu wenda baba babyisangamo baba batuye. Ubwo wenda umuntu abashaka ubushobozi kugira wenda nkazabashe kwegera ahantu ababikunda baba batuye. Kibura ni ubushobozi. Ubu se dusubiye inyuma gatoya, nk'ababyeyi, abantu mwari muturanye babona utangira kujya ukora ibi bintu babifataga gute? Bo babifataga nk'ibisanzwe, ntabwo bari bazi ko bizavamo ibintu biremereye. Babonaga ari bya bindi by'abana byo gukina nyine bisanzwe, byo gufata utwono mu kubaka, mu gukora imodoka zo mu bivovo, mu bikenyeri gutyo, bakabona ko ari iby'abana. Ariko ubu ngubu bimaze kugaragara ko bikwiriye n'abantu b'abagabo. Ubu se ahangaha mutuye nta bantu waba warafashe nabo ukaba wabigisha kuri ubuhanzi ku buryo byazaba ibyo muri aka gace kose? Ni abasore babiri, harimo umusore umwe, hariho n'undi wubatse, nibo nabashe kuba nahugura nabo, ubu ngubu barikorera. Tugusanze hano mu rugo, ufite umugore n'abana cyangwa uracyari ingaragu? Mfite umugore n'umwana, twashakanye 2017. Ubu maze imyaka 3 ubana n'umugore. Ubu se we ntabwo azi gukora ibi ngibi? Aragerageza. Aragerageza. Bijyanye no gusenda.
urabikora ukabimuha nawe. Ni nk'ikihe kintu wumva utekereza ukavuga ngo iki kintu kabisa naragikoze nanjye nkirebye kiranshimisha ku buryo numva ari cyo kintu kirenze ibindi naba narakoze? Ati nta muntu ukora ati nyimushimisha, ahubwo abantu bayibona nibo ishimisha, kubera ko umuhanzi ntamenye ibintu yakoze ngo ni byiza cyangwa ni bibi, gusa ko bikora abantu bose bakabikunda. Wowe ubona bisanzwe? Ngiye mba mbona bisanzwe. Reka noneho tubishyire mu buryo busobanutse. Ni nk'ikihe gikoresho waba warakoze bakakigura amafaranga menshi kurusha ikindi, kuko buri icyo ngicyo kiraza kuba ari cyo kiruta ibindi byose? Igikoresho naba narakoze ni byinshi. Ni byinshi. Icyo baguze menshi kurusha? Icyo baguze menshi kurusha bakiguze ibihumbi 40. Ubwo cyari igiki? Yari stati y'umuco nyarwanda nari nakoze, kagaragazaga umuco wa kera n'ikarita y'u Rwanda. Twishimira ibyo twagezeho nyine. Muri gahunda za leta haba harimo gahunda zitandukanye zo gufasha urubyiruko. Nk'ubu ngubu uba warihangiye umurimo, kuko ni na gahunda ya leta yo kwihangira imirimo kugira ngo abantu bajye birirwa bazenguruka bashakisha akazi. None wowe nk'aha ngaha ukorera umurenge urakuzi? Umurenge ntago nzi, kubera ko abakangurambaga mu midugudu ntago baba babyitaho. Wenda ngo babashe kuba badutangira amakuru ko ari abantu bafite ubumenyi, ariko baba bakenera ubufasha no kuba batuzanira urubyiruko bagenzi bacu tukaba twabahereza ku bumenyi. Nta bukangurambaga buhaba ku bayobozi. Wowe se haba hari uburyo ukoresha wegerana n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo babashe kugufasha? Kuko nawe buriya gutya umeze ufite icyo wabafasha, kuko umuturage aba ari uwa leta. Ufite icyo wabafasha, bashobora gushyira hariya ku rwego rw'umurenge cyangwa urw'akarere, bakaba bashinga nk'ishuri ukaba wigisha abantu nk'uko nguko tuba dufata. Haba hari gahunda yo kwihangira imirimo, yo kwiga imyuga n'ubumenyingiro, bakaba bakora nk'ishuri ukaba wakwigisha abantu. Wowe hari uburyo ukora uvuga ngo ngereka ntere intambwe negera ubuyobozi? Ibyo nigeze kubikora, mbisaba abayobozi b'umudugudu ku kagari baza kubitwemera, ariko ntibabishiramo ingufu. Ngiye mba numva nahereza abagenzi banje ku bumenyi nabo bakagira ikintu bakwigezaho, ariko leta abayobozi bo mu kagari reka ubona nta kintu bitayeho nyine. Bivuze ngo mu kwegera leta kwawe wagarukiye ku kagari. Na kuki se utatekere kuvuga ngo reka nzegere n'izindi nzego, mve ku kagari njye ku murenge, mve ku murenge ku karere, mbe nanakomeza? No kuvuga ngo iyo ubundi ukurikije uko inzego zubatse, bamwe abavugizi b'abandi, ubwo niyo mpamvu umuntu aba yahereye hasi, umudugudu akakuvugira kwa gitifu, gitifu akaja ku murenge akagaragaza wenda igikenewe gihari mu mudugudu kikeneye gusangizwa abandi. Ubwo niyo mpamvu umuntu aba yabagezeho kugira ngo nabo bamugerere ahisumbuye babashe kuba bagera nawe. Ubuyobozi bw'akagari wabonye butakwitayeho ucika intege? Niko biba bimeze. Birumvikana ko nyine gucika intege biba, ariko ntabwo ukwiye gucika intege. Noneho ni iki wumva wasaba nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, nk'umuntu mu artiste w'urubyiruko wihangiye imirimo, ushobora gukora ibintu bikamuteza imbere, bikaba byateza n'abandi imbere, bashobora kwifashisha bakaba bakora nk'ishuri akaba yafasha urundi rubyiruko? Ngiye ku ruhande rwanjye nasaba nk'ubuyobozi kuba batareba wenda nko ku mashuri cyane, ahubwo bakareba no ku mpano. N'abo bantu bafite impano wenda bakaba bataragize amahirwe yo kuba bakomeza amashuri yisumbuye, nabo bakaba bahereza bagenzi babo batabashije kugera mu ishuri, nabo bakaba babasangiza ku bumenyi, bakadushigikira, bakaba banatwubakira ahantu umuntu wenda yabasha kuba yakorera agahura n'urwo rubyiruko. Ubumenyi ari nk'aha ngaha imbere yawe, n'iki wamubwira? Ngiye ikintu cya mbere namusaba kuba nibura yadushingira wenda nk'igiti, nawe umuntu akabasha kugira ahantu yakorera, nibura yabazwi, akadushishikariza wenda n'abo bayobozi bakatubwira abanyeshuri abo baba baracikanwe n'ishuri bakaza kuba bakifatanya natwe tukagira ikintu umusanzu twahereza igihugu. Mu buzima hari ibintu byinshi umuntu agenda acamo. Nta bantu mwaba mwarahuye muri aka kazi kawe, muri ibintu ukora? Ndabona ibingibi kugira ngo bikore uko biri kose bigutwara igihe. Nta bantu baba baraguciye intege bakakubwira ko ibintu urimo ari uguta igihe, ntacyo bizabyara, ntacyo bizakugezaho?
abo ni benshi cyane umuntu yahuye nabo na nisa umuntu abagihura nabo ariko kubera ko nyine ari ya mpano umuntu akaba nta nawe yayicikira cya kintu umuntu azaba acaho kabagendana nacyo ubu igihe cyose umuntu aba yicaye akaba byisanzemo akabyuka agakora kuko nyine ndahantu yakwepera ikimurimo. Ni ikihe kintu noneho kikongera imbaraga kugira ngo ubashe gucika ibyo bintu byose by'ibicantege? So ni ukuvuga ngo impano yanjye ni uko aba ariyo nkuraho buri kimwe cyose akaba nta handi njya gukorera ikiraka wenda ngo bibe byambuza gukora ibyo ndi gukora. Icyo nkeneye cyose haba inkweto haba ipantaro ubuzima nubwo bitari cyane ikinera imbaraga zo kuba nagumya gukora nuko ariho nkora ubuzima bwa buri munsi. Fata kariya kantu wakoze noneho ukadusobanuriraho gatoya. Icyo ngicyo ni igiki? Ni ishusho y'ifarasi. Iyo ni ifarasi. Ifarasi uyikora ugifite ari igiti. Ni ikihe kintu ukora mbere? Ubanza umutwe, ubanza ukuguru, ubanza umurizo, ni iki wabanje? Habanza umutwe n'umugongo hakaza gukurikizaho amaguru. Noneho nkahita mfata cya cyuma nakubwiye kimfasha kuba natoboramo hano mu maguru bita ble. Noneho nyuma yaho iyo ndangije kukirambagura bitankoresha iki cyuma kikaza kunogereza. Nyuma yaho nibwo mfata papiye nkacishaho. Namara gucishaho ubwo narangiza nkagira ute nkayisiga. Yes Geoffrey, dusoza noneho ugiye kubwira abadukurikiye ubarangire neza uburyo bakubona, niba hari nimero za telefone uri butange uzitange, niba hari imbuga nkoranyambaga ukoresha ku buryo nyine warangira umuntu neza ahari hose akaba yavuga ngo kubera ko nkeneye iki gikoresho cy'ubugeni runaka uyu muhanzi namusanga hana. Ni ukuvuga ngo nimero yanjye nkoresha ni 078 11 11 54 166 nkaba ngorera ku Mwumba mu murenge wa Rugerero, tukaba duhanye urubibi n'umurenge wa Nyakiriba. Kugera ahantu umuntu aba atuye ni ukufata umuhanda wo ku Nyundo ku kagari ka Muhira ugakomeza werekeza i Busasa. Busasamana. Yes Geoffrey, gira noneho ubutumwa ugeza ku rubyiruko rwicaye ubu ngubu umuntu ufite imyaka 25 30 ari aho ngaho yibaza ese niki nakora ko bigoranye kubona amafaranga 200 yo kugura amayinite. Ibintu byose birashoboka, urubyiruko ntarusaba kudacika intege, ahubwo rukegera abagenzi babo bafite icyo bazi bakabasangiza ku bumenyi, asigaye bagakura amaboko mu mufuka nabo bagakora. Ni ukuvuga ngo hari nk'abantu bafite ubushake bwo kwiga ibingibi baza bakagusanga ukabigisha? Nge nabegisha rwose nta n'ikiguzi. Ntabwo usaba amafaranga menshi? Byasaba iki umunyeshuri ufite ubushake bwo kuza kwiga? Icyambere ni ubushake, ubundi akaza akagera hano nkamuhereza ubumenyi, ubwo nawe yamara kugira ikintu atangira kwigezaho nkabona nkagira ute nkamugira ibyo musaba. Yes, murabyumva rero ko abantu bafite impano, abantu bafite ubushake bwo kwiga ubu buhanzi bashobora kuza bakegera uno musore wacu Geoffrey akabigisha nta kiguzi. Yes Geoffrey, wakoze cyane rero. Namwe murakoze cyane. Yes, mwakoze cyane rero kuba mwarimu dukurikiye nkuko twamenyeje kubashakira amakuru atandukanye. Ubu ngubu twabavumburiye iyi ni impano idasanzwe. Icyo mukanda subscribe, like na share ubundi, cyangwa nawe niba hari impano ufite, niba hari amakuru ufite ushaka kutugezaho ushobora kubitubwira muri comment ubundi tukagusura. Murakoze.